Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iteka abane namwe kandi akomeze kubishimira. Ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, mwanya dusobanura kandi tukabagezaho iby'umwuka natwe yaba yatubwiye bijyanye n'uru rugendo turimo, bijyanye no kwiyubaka mu mwuka n'ibindi byose uko umwuka adusohoje. Tugiye rero gukomeza tuganira ku imfunguzo z'isengesho, imfunguzo zo gusenga, imfunguzo zituma isengesho rigera ku Uwiteka kuko ari we tuba tuganira. Twavuze ku buryo umuntu asenga anyuze mu izina rya Yesu kuko ari ryo twizereramo kandi dusubirizwamo. Tuvuga ku buryo usenga agomba kubanza akitandukanya n'icyaha n'igisa nacyo. Tuvuga ku buryo usenga agomba kwizera ko Uwiteka ari we ushoboye byose kandi ko ari kumuganiriza nk'umuntu uri kuganiriza umuremyi we. Yesu nashimwe. Uyu munsi rero tugiye kongera turebe urundi rufunguzo narwo rw'ingenzi tugomba kugira cyangwa se tugomba kumenya mbere y'uko duterura isengesho ryacu turyerekeza ku Mana, kuko akenshi hari igihe umuntu asenga Imana akayibwira ibintu nk'aho atabanje ngo anarebe ese ibyo ndi kuvuga koko hari icyo iyi Mana yanjye biyimariye, ese ibyo ndi kuvuga koko bijyanye koko icyo yampamagariye. Uzasanga rero akenshi hari umuntu usenga nk'aho yavuga ati reba nk'umuntu nawe waba ari nka hepfo iyo ngiyo mu giturage hepfo agasaba meya w'akarere atuyemo ati twubakire convention center ni urugero. Aho hantu ntiharagera n'amazi ngo akwire mu tugari twose, aho hantu n'umuriro wenda nturagera mu midugudu yose, aho hantu wenda bafite ivuriro rimwe riri ku karere, nta nubwo baragera bavurira ahantu mu mirenge yose, ariko ati twubakire convention center. Ese meya yamusubiza ngo iki? Yamureba gute koko? Niyo mpamvu rero mu masengesho yacu tugomba kureba ibyo turi gusaba Imana, ibyo turi kubwira Imana niba biri mu bushake bwayo. Ese isengesho ryawe riri mu bushake bw'Imana? Burya iyo dusenga akenshi hari igihe twohereza ibyifuzo ku Mana, nk'uko ibyifuzo bishobora kugenda by'umuyobozi runaka bigatangirira muri sekretariya ye, bakazabyanariza bakazabigeza ku muyobozi bashinzwe. Buri Uwiteka nawe hari ibyifuzo bigenda bikaba bishobora kutagira umwanya wo kubyigaho kubera yuko byasanzwe bitari ku murongo w'ibigomba no gusubizwa, cyangwa se byasanze atari na ngombwa. Impamvu rero umukristo wese agomba kumenya, ese iri sengesho nteruye byo ndi kuvuga biri mu bushake bw'Imana? Ubushake bw'Imana rero bugendana n'umugambi wayo ku bantu bayo. Banza umenye ngo umugambi Imana ifite kuri njyewe uhagaze ute, noneho ubone gutangira gusaba ibijyanye no gusohoza umugambi w'Imana kuri wowe cyangwa se ku bantu bayo. Ni rero uru ni urufunguzo narwo rutuma Uwiteka yumva isengesho ryacu kandi akarisubiza. Ugomba kumenya ubushake bw'Imana ukabugenderamo. Sesengura rwose, sesengura utazasanga uri gusaba ibijyanye n'irari ryawe. Mana mpinze umujyi wa Kigali, mpinze umujyi wa Kigali. Ese irayiguha ngo uyikoreshe iki? Irayiguha ngo uyikoreshe iki? Ese wenda ko yaguhaye ibyumba 2 na salo ukodesha, ibyo byumba 2 ni iki bimaze mu murimo w'Imana? Ese ujya uhagarara no muri iyo nzu byibura ukazamura isengesho ukayishimira yuko ufite aho urambika umusaya? Ese hari byibura umuntu wari wacumbikiramo byibura n'umunsi n'umwe yabuze aho arara? Ese ni iki
ni iki kijyanye n'ubushake bw'Imana kiri mu isengesho uri kwigezaho, ukiyumvisha uruhare ibyo urimo gusaba byaba bifite mu kwagura ubwami bw'Imana. Yesu nashimwe. Rero kumenya umugambi w'Imana, kumenya ubushake bw'Imana kuri wowe no ku bantu bayo bifite impact ku kumva isengesho ryawe. Uwiteka abagirire neza. Ndagira ngo mukomeze mukurikire, haracyari byinshi tugomba kwigana, kandi niba ariho ukigera kuri ubu butumwa kanda subscribe kugira ngo ujye ubona ku gihe, unakore share ubugeze ku bandi utarageraho, kandi ujye unakomentinga. Rwose burya nabyo bitwereka yuko turi kumwe, kandi bikatwereka yuko mwakurikiye kandi ubutumwa bwabanyuze. Komenti zanyu turazikeneye kandi mubugeze kuri benshi. Isengesho rero rigira imfunguzo nyinshi kugira ngo ryemerwe rigere aho rigomba kugera. Iki cyari kimwe mu bintu 4 tumaze kubona bigize imfunguzo z'isengesho, ubushake bw'Imana. Reka tumenye ubushake bw'Imana, hanyuma tubone gutangira isengesho ryacu, hato tutazajya tuvuga ibyo twiboneye bijyanye n'irari ryacu, tukibeshya yuko byageze ku Mana, tukibeshya yuko dutegereje ibisubizo by'ibyifuzo byacu kandi bijyanye n'irari ryacu. Reka tumenye ubushake bw'Imana aba aribwo dukoreramo, reka tumenye umugambi w'Imana ku buzima bwacu aba ariwo dukoreramo. Aho niho tuzasabana nayo, tukajya tuganira nayo nk'umuntu uganira n'umubyeyi we, kuko iyo uganira n'umubyeyi wawe uramubwira akagusubizanya neza, kandi akagusubiza mu gihe cya nyacyo. Nitumara kumenya ibi byose, ibindi byose nta nubwo tuzigera dusaba cyane, ahubwo byinshi tuzabyongererwa mu gihe cya nyacyo. Uwiteka abaha umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.